Iga kuboha agace ka gatatu. Uyu munsi rero tugiye kuboha aka kantu, tugiye kuvuga ngo tujye gukemura kino kibazo hano. Mbere na mbere niba umwenda wawe warabaye gutya, fata urushinge rwawe ushyire mu rudodo gutya. Uru ni urushinge rusanzwe cyangwa kimwe kantu nyine wakoresha ushyira mu rudodo. None ufate na koroshi yawe uyishyire ku ruhande. None rwa rushinge ruri mu rudodo urufate utore hano umurongo umwe muzima. Reba hari umurongo muzima ariko uri uca ku ruhande ahantu hatacitse. Ushyiremo rwa rudodo rwawe neza, rwa rushinge ruragufasha kugira ngo uhatobore winjiremo. Noneho bikore kuriya, sasa rero uruhande rumwe turarurangije. None uhita ujya kuri ruhande rundi rwo hakurya narwo urebe umurongo muzima. Umurongo muzima urebe aho uri kandi urimo akantu nk'hariya. Urabona ko harabirareshya neza hariya, naho ushyiremo rwa rudodo rwawe kuriya. Ku murongo umwe kuriya. None urangiza rero ko gutya bingana, reba gutya birangana, nuvuga ni bino gusukura. Wowe gusa icyo witondera kwegereza hari ahacitse. None rero ngiye kujya nshyiremo kurangarura imbere yaho neza, nuvuga ngo ni hejuru yaho n'ubundi intambwe imwe. Cyangwa se uri kubireba uhita ubibona ko biba byiranga. None nawe ushyire mu rudodo kuriya rugaruka, nurangiza ntarahade naho turabikora. Reka tubikore kugira ngo dushyire ku ipimo rimwe, ni ukuvuga hose ugenda ubikora ku buryo bungana kuriya. Kuko iyo umaze gushyira hariya muri kariya gatobore kamwe niko kwabyita, hejuru yaho n'ubundi haba hari akandi. Wowe uri kubireba uri no kubikora uhita ubibona kuko biba byiranga, biba bigaragara. Sasa rero ngangiye kuregera akadodo kari busigare inyuma, kari buze kumfasha kuboha, kari buze kwibohesha hari hagati. Ndagahina kuriya nongere nkagarure kuriya, ni ukuvuga ngo kugira ubone ingano y'akadodo uri buze kwifashisha kaba kihinyemo kabiri kuriya. Kagarure hino wongere gasubizeho rimwe kuriya neza bireshya na hari ahantu ugiye gukora. Aho ugiye gukora uko waba hangana kose bikore kuri inshuro ebyiri. Ni ukuvuga ngo karansigaje karaza kuza kumbohera bikonde. Ibi ngibi biraza kuza kubibona nyuma. Noneho sasa rero ko dukomeze kwa kundi, impamvu biranari mbikoze ni ukugira ngo kari akadodo nkomeze ngasigaze kuriya kuko niko kari buze kumfasha kuboha. Utagasize ntiwaza kubona ukuboha. Ukomeze ubikore kwa kundi, akadodo kamwe konyine, nta by'indodo ebyiri kuvuga ngo urucisha nk'urushinge ngo n'indodo ebyiri, kamwe kuriya. Urabona kuri wa ruhande rumwe ruri hariya, akadodo we neza nta nubwo biri kukabona. Uri kwibaza ahantu gafatiye. Noneho nkomeze kuri ako murongo bigenda bingana, kuriya gatoya kuriya haba hiranga. Kandi ikindi akadodo nugakurura kuriya urakareshyeshya na kariya kambere twahasize hariya. Reka mbaze ndangize nahangaha kugira ngo bikorere rimwe kuriya. None urangiza sasa rero akadodo kawe hano inyuma ugomba kumenya neza ko biri kureshya hano inyuma hano. Kamwe ko hasi ka mbere kagufasha gupima n'utundi kuriya nyine bingana. Wowe nurangiza sasa rero urakomeza kuriya. Ni ukuvuga ngo ahantu hacitse niho hantu tugiye gusanura, ariko njye nifashishije irindi bara kugira ngo bigaragare, kuko hari ukuntu akoresha ibara rihuye n'iry'uno mwenda noneho ntuze kubibona neza. Ariko ninkoresha irindi bara urabona itandukanyirizo, ubone ukuntu biba bigiyeho bimeze, ku buryo ubikoresheje ibara n'ubundi rikoze muri uwo mwenda ugiye gusanura uhita ubona ko ari ibintu bihita bisa binangana, kugira ngo n'umuntu wanamenya ko aho hantu wahadoze gutyo. Kandi aka kantu n'akadizayini niyo wagashyira ahantu hataranacitse ari akantu k'akadizayini gusa urakahashyira bikagenda neza. Sasa rero iri ni ibanga ngira ngo mbagaragarize, na benshi mu baboshyi bino ntabwo baba babizi. Ubundi tumenyereye ni ukuvuga ngo tumenyereye amamodeli yoroheje, biriya byo kuvuga ngo wenda ngo turakoraga imipira ngo cyangwa y'ishuri ngo cyangwa amakarita. Utuntu nk'utu tw'utudizayini tuba ari utuntu dushyashya. Yego ushobora gusanga hari umuboshyi ubizi, ariko uba usanga nyine benshi muri twe tutabizi. Akenshi ugasanga nyine ibintu nk'ibi ntabwo tubimenya. Dusanga tuzi ko iyo ahantu hacitse nka gutya ngo turahatora, ngo cyangwa kimwe ugafata igipande ukagikata ugateraho ikindi bitewe n'ahantu hacitse. Cyangwa tugakora bijyanye n'ibita ngo ni ugutora amano. Ariko ahangaha ubu buryo ni bushyashya nje kukwereka. Kandi akadodo ko hasi rero reka ngakure kugira kareka kumbangamira. Hari ukuntu kari kumbangamira, reka maze ngashyire nk'imbere kuriya kugira ngo katanagaragara inyuma. Noneho nkomeze kuriya. Ibi ngibi turabikomeza mpaka ku buryo hari ahantu hacitse turuhapfukiranye ntihongere kugaragara. Ibi rero ni uburyo bundi bwo gusanura bundi ushaka wabukoresha, cyangwa se ni nk'uburyo bw'akadizayini ushaka kuba washyira nko ku mwenda wenda n'ahantu hatacitse uvuga ati ndashaka kugashyiraho kameze nka gutya neza, wagashyiraho nta kibazo. Kandi ubundi buryo nzabubereka wenda njya mbukora mu buryo bw'amamodeli n'ubundi ari akantu k'akamodeli atari n'ahantu hacitse. Ngo reba noneho sasa rero ukuntu bimeze neza. Uri kubibona? Ni ukuvuga ati hano ha kabiri ndi gutobora, hariya nyine hari kariya akadodo ndi gusiga, akari akarongo kawo kari kuzamo kagaragara neza muri iriya bara. Biramba nabikoze ku bushake kugira ngo wowe uri kwigira isomo cyangwa se uri kureba uburyo ki tugiye kubikoramo
ubona ukuntu bizamuka kuri uriya murongo umwe. Reba uyu murongo ndi gutobora hano, ni umurongo ugaragara neza, uragaragara guturuka hasi kugera hejuru. Ni ukuvuga ngo nawe ugenda ukoresha uriya murongo umwe wonyine, ntabwo utaruka ngo ufate impande yawo ngo uribeshye, icyo gihe byaza kuza kuvamo nabi, bigahengama, bigasa nabi. Wowe icyo ukora, uri umurongo uri kwifashisha ni wonyine uri bukoreshe, ukabikora mpaka hari ahantu hatoboye cyangwa se hacitse, ukaharenga ukagera hejuru yaho. Nibura hano urabona ko mparenze, ugakomeza kuriya. Ubu buryo buroroshye cyane, buno buryo nawe n'umuntu ukora kurusha atari imashini ibintu bwose wabikora. Hari ukuntu wenda ushaka kubwira umuntu ukora kurusha ukoresha intoki, kuvuga ati wankuriye kano kantu, kuvuga ati ntabwo nabishobora, ngo ujye kureba umuntu ufite imashini, nyamara dore ibi tugiye kubikora nta mashini dukoresheje, ntayo turi bukoreshe kandi turahakora neza, hasigare hasa neza. Urabona ko ahantu hacitse mbaye nk'uri kuharenga, ndaharenga gatoya, mere nk'uwapfukiranyije ntihagaragare, kugira ngo mbone ukuntu mbega nyine hataza kuza kugaragara ku rundi buze kuza kuhaboha neza. Noneho aha ngaha rero ngiye kongera ngarure gutya, wenda nyine ndekeraho, ariko nagaruye, ubonye ko ngaruye rimwe, biriya nawe ugomba kubikora. Noneho ubu sasa rero ha hantu hacitse ntabwo wapfa kuhabona. Ikintu ugiye gukora, fata kuroshi yawe. Noneho sasa ngiye kureba uwundi murongo ukurikiyeho hano, uriya murongo ukurikiye uba wigaragaza. Noneho ufata akadodo kawo kuriya, noneho ukaboheshe, aba ari kuheraho uboha. Kuboha rero ushyiramo kuroshi, ugasunika rimwe kuriya, ugasunika nyine uboha bisanzwe, ugenda ugarura gutya, baza ubirebe neza kuriya. Ni ukuvuga ngo ugenda ugarura kuriya, noneho ukajya ugasubizaho ukagarura kuriya, nyine ukaboha bisanzwe nk'uko baboha. Ibi ngibi wenda nimba utabizi wabimenya ufashe kuroshi nawe gutya ukaboha ibintu, cyane cyane n'umuntu ukora kuroshi ibintu ntabwo yayoberwa. N'umuntu w'umuboshyi byo rwose ibi ntabwo yayoberwa, kuko ibi ni ibintu dusanzwe dukora. Reka buriya nanjye impamvu mbasora no masomo ni uko bino nanjye mbikoraho, wenda nyine niyo mpamvu mbasora amasomo yabyo. Ngerageza nyine kukwereka uburyo ki modeli wadukora. Sasa rero umaze kubaha kuri ukagera hejuru, ufata ka kadodo kawe kandi n'urushinge ugacishamo kuriya. Wamara gucishamo kuriya ugahita wongera ugafata hariya munsi yawo ugasa n'ugahishemo, kugira ngo bitaza kugaragara kuri wa musozo wawo hejuru. Ibi ngibi nibyo ukora kuriya. Noneho sasa rero urangije hariya hejuru kuriya nyine ni biriya. Noneho n'ahandi hose ngiye kugenda mabohesha kuriya, ariko njya nturuka hasi. Ni ukuvuga ngo ndajya mfata umurongo wo hasi ari wo nzamukiraho. Ndeba ahantu hari umurongo nyine uri kwitegereza neza, urabibona, akaba ariho ukura akadodo. Ni ukuvuga ngo kuriya imbere yaho gatoya akaba ariho n'ubundi ufata akandi kadodo kamwe, kariya kadodo wamara ugafata ukagenda ukabohesha uturutse hariya ugenda uzamuka hejuru. Ni ukuvuga ngo hariya hantu hameze nk'ahatoboye, ntabwo mba ndi kugenda mpabohera hejuru, ku buryo nyine hatagaragara. Ariko mu kuboha ugomba kwitonda, ukagenda nyine ukurura gatoya. Urabona iyo uboha, reba kariya kadodo k'inyuma kariya kandi nagiye nsiga inyuma karengaho, uko mboha karikurura, uko mboha karikurura. Ni ukuvuga ngo bino bintu ugomba kubyitondera mu gihe cyose uri kuboha. Hari inyuma haba hameze kariya kadodo kari inyuma, urandajya kurangiza kuboha hariya kamaze kwikurura kose kashizeyo. Ni ukuvuga ati kariya kadodo mba naregeye ni igipimo kigufasha kuboha kuriya. Utagasize reba hari inyuma, mboha byikurura. Noneho wagera hariya hejuru, ikintu ukora wowe gusa uhita ko ufata rwa rushinge rwawe, iriya kurosho uyikuyemo, ugafata rwa rushinge ukongera ugacishamo hariya. Bino bintu byo hejuru sasa rero ndimo ndabikora mu buryo bworoshye. Ni ukuvuga ngo hari ubundi buryo ugenda ubikora ukabizingazinga ukijiramo. Nabonye ninjya gukoresha ubwo buryo bishobora gucanga abantu benshi, ndavuga ngo reka ngerageze ndebe uburyo bworoshye. Wowe bikore kuriya, usa n'ucishamo, wowe urebe ukuntu gusa wagenda ucisha nk'ahariya munsi kuri ugaba ugahishemo, bigasa n'ibyikururira hasi ku buryo bitari bugaragare. Nyine uhita ureba ukavuga ati se noneho bino bintu babikoze gute? Niba nicyo kintu hari uba wibaza. Noneho sasa rero urabona ko maze kuboha imirongo ibiri, ndakomeza mbohe. Ni ukuvuga ngo hari imirongo ku muntu w'umuboshyi aba yizi ibigaragara, ushobora gusanga ari nk'irimo cyangwa 5, ariko utabizi nyine ugenda ukurikiza buri murongo ubonye hasi ugahita uwuzamurira hejuru. Ariko nyine ibi bino n'umuntu utari umuboshyi rega yabikora. Ni ukuvuga ngo kereka wenda kubona kuroshi wenda nibyo byakugora. Kuroshi zimeze gutya, nk'izi ngizi z'ababoshyi nizo ngiye menyereye, z'ababoshyi b'imashini. Dore iyi ni y'ababoshyi bamwe bakoresha imashini, ariko ntekereza ko n'intoki nazo bino wabikora rwose, ni ibintu byoroshye. Ariko ku muntu uzi gukora kuroshi y'intoki, vuba nga ndatangira kubasura n'amavideo y'ukuntu bakora kuroshi y'intoki. Haraburiya iminsi mike rwose ntagire njya mbahiriza amavideo y'ukuntu bakora kuroshi y'intoki. Umuntu ushaka kwiga kubohesha intoki nawe abimenye.
utuntu tw'utudizayini rwose bakora bakoresheje kubohesha intoki two tuzagenda turi kuyiga gahoro gahoro. Iyo ugeze hano hejuru ikintu ukora ka kadodo kawe ni kuhita ukoresha mbere yuko umara ugacisha munsi uwo umera nkaho ugacishije munsi, noneho ugahita ko ukururirana kariya wanze nako kongera ugasubiza munsi ugatobora ugahingukira ahandi uri buze kuza kugarukira uri kuboha mu kanya. Kuriya urabona ko kuriya hejuru ntiwapfa kumenya ngo ese byushirije hehe bigarukiye hehe. Ibi ngibi nibyo mbande ukubwira. Sasa rero ukomeze ubuhe n'ubundi murongo. Kandi nubwo ya Voice Media Rwanda TV wowe utarakora subscribe wayikora, kandi nubwo amasomo nkaya arahari n'ayandi menshi. Mu kuboha mu kudoda byose tubijyamo, kandi ikindi ndabashimiye cyane mwese mukomeza kunkurikirana. Murankurikirana umunsi ku wundi, kandi ikindi buri muntu wese yankurikiranye atarakora subscribe ahita yikora, nawe wenda dore tuyikora wayikora mu rwego rwo kugira ngo amasomo nkaya buri ko nzanyasohora ujye uyabonera ku gihe, kuko uhita uyabona. Kandi ikindi wenda nanjye nyine buri kumfasha wenda ukagenda uneza imbere unzamura gahoro gahoro unshyira mu zindi nzego, ariko nabwo nawe biragufasha kubera ko amasomo nkaya ugenda uyabonera ku gihe. Buri ko ndisohoye uraribona, uhita ubona ubutumwa bukwereka yuko Voice Media Rwanda TV uko byamera kose hari ikintu akoze. Hari ikintu akoze, nyarukiraho urebe ugahita ubibona. Rero iyo ngibyo iyo wakoze subscribe nibwo ubibona, iyo utayikoze ntabyo ubona. Urabona ko hano nsigaje nk'akaronko kamwe. Sasa rero ngaho ureba hano kakadodo ko ku ruhande urabona ko kagiye gashirayo, noneho hano hanyuma ndi gukurura uko nkurura gashirayo, uko nkurura gashirayo. Wabibonye? Ni ukuvuga ngo bino bintu biba biregeye neza ku buryo bihita bihura. Hano ntago wavuga ngo ntibiri buhure, iyo bidahuye uba wabiregeye nabi. Kariya kadodo kari inyuma ni ukuvuga ngo iyo kihinnye kuri inshuro ebyiri kagenda hirya kakongera kagaruka inshuro imwe, iyo uboha kuriya birahura. Urabona ko buri uko mboha kagenda gashirayo, uko mboha gashirayo. Reba na hano hejuru hanyuma mboha gashirayo, singa kariya gashizeyo. Ahasigaye ni ugukurura nyine umuntu akaringaniza neza, kuko buriya uba wabikoze ariko biba bitarafata forume ya nyayo. Ndaje nkwereke noneho sasa rero akandi kantu turi bukore. Dufata rwa rushinge n'akadodo gahishemo imbere kuriya. Sasa rero ukigera ahangaha urabona ko byarangiye pe. Hantu hatobese hari aho ukiri kubona? Ntawe ukiri kubona. Ubu tuvugana wagira ngo nta nubwo hatoboke. Uyu mupira wambaye cyangwa ari umupira cyangwa ari undi mwenda ukawambara rwose nta n'umuntu wamenya ko ahantu hacitse. Aho guhita ubona ari akantu ka design bashizemo, wenda ushaka gushyiramo irindi bara wumva ushaka. Njye impamvu nakoresha ino bara ni uko ryo ribasha kugaragara neza ku mashusho ku buryo uri buze kubibona, kandi ntabwo nakoresha ibara rihuye n'iry'uno mwenda turi gukora kubera ko ntabwo wari buze kubibona. Ntabwo wari buze kubona akantu twaboshye, hari ukuntu ari gusoza gutya ukabona n'ubundi wagira ngo ntabwo nigeze mpaboha. Rero ubu buryo ni ukugira ngo nkwereke neza itandukanyirizo cyangwa se ahantu twaboshye n'ukuntu mbere hari hameze hatoboye, itandukanyirizo rihari. Ahangaha rero bino ndi gukora no guhisha akadodo ugenda ugakururira hasi kuriya, bwa buryo bwo kwirinda guhita upfundika hejuru ngo ushyireho amapfundo, ukagenda ubikora kuriya gutya biba ari sawa. Ibi bintu wabikora bigasimbura kwa kundi batora amano, ugahita nimba umwenda waracitse ugahita uwukora gutya ku rudodo bisa neza, bihita bihura, nta n'umuntu wamenya ko aho hantu hacitse. Cyangwa se ukabikora nabwo muri bwa buryo bwo gutora amano, nabwo nzabubereka mu yandi mavideo. Ni Voice Media Rwanda TV wakoze cyane kunkurikirana. Reka dusubikire hano kandi nkubwira ati iri somo n'ayandi menshi nzagenda nyasohora akantu ku kandi. Wakoze cyane kunkurikirana kandi umenye neza ko wakoze subscribe. Bye bye, naho muri video z'ubutaha, kandi ndabakunda cyane mwese. Tuguhaye ikaze kuri Voice Media Rwanda TV. Dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye. Turasifura baby rock, amariba ya modeli zose kandi zigezweho. Si byo gusa n'amakaso turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo, kandi ikindi tunigisha online modeli zose. Wamubwira ati ngwino hano kuri Voice Media Rwanda TV ukore subscribe ubone na byinshi byiza kandi bigezweho. Turabakunda cyane.